navuga icyambere nuko intambara tsoyitsinda kandi tsoyitsindana 6 nubwo hari abatabibona ariko twe tubirimo duhereye uburyo twatangiye n'imbaraga twari dufite naho tugeze iyi ntambara tsoyitsinda tuzoyitsinda n'ishema tuzikura agasuzuguro tuzikura akaga kandi tugere ku mahoro cyo ni ikintu cya mbere nabwira abantu. hari umunsi wavuze ko tuzahagarika kwirwanaho tugatera tumeze nk'amadubu afandewe ibyo byarabaye icyabaje n'ukutaruhari. Twongeye kubasuhuza abakunzi bacu ba Tuzarutsinda TV, twizere ko bumeze neza mwese muhereye ku migani itandukanye. Twongeye kubegereza amakuru yacu uyu munsi, turi ku minsi 11 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2025. Turagarutse ngo tubagaze amakuru y'akarere, amakuru avuga mu karere twabateguriye. Cyo twagusaba no kwakora subscribe nawe utarayikora, ndetse we wayikoze mu kwitura gushimiye uri agaciro kenshi. Cyo tugusaba no kudutega amatwi tukakugeza amakuru twabateguriye. Intumwa za guverinoma ya Kinshasa zoherejwe mu mujyi wa Uvira uhereye ku kiyaga cya Tanganyika, zikaba zije none kugira ngo zibe zakemura amakimbirane ari hagati ya General de Brigade Gasita Olivier ndetse n'abazalendo. Amakuru avuga yuko izi ntumwa zakiriwe muri uyu mugoroba ku itariki 11 z'ukwezi kwa 9 mwaka 2025. Bakaba baje none kugira ngo babe barebe ko bahagarara hagati y'abazalendo mu by'ukuri mu minsi yashize. Mwage mubona ko hagiye haba kavuye abazalendo bavuga ko badashaka General de Brigade Gasita, kandi General de Brigade Gasita yarohejwe na guverinoma ya Kinshasa. Guverinoma ya Kinshasa imufitemo inyungu nyinshi mukenereyemo, ariko abazalendo bo barahiye mu by'ukuri bavuga yuko uyu mugabo ari umututsi, ari umunyamurenga, ari umunyarwanda, ko batamushaka muri uyu mujyi. Rero izo ntumwa mu by'ukuri kaza zageze muri Uvira uyu munsi kugira ngo zibe zahagara hagati ya General de Brigade Gasita ndetse n'abazalendo batamushaka. Ubundi General Gasita yatumwe na leta ya Kinshasa imufite inyungu nyinshi mushakamo. Rero abazalendo kuba bavuga ngo yego ntibamushaka, kandi n'ubundi abazalendo nabo bagasanga basusuguye cyane leta yashize General de Brigade Gasita mu mujyi wa Uvira, bagasanga bapinze ibitekerezo bya leta yateguye cyangwa se ibyo leta ya Kinshasa yateguye, imipanga yateguye, abazalendo bagashaka kwivuguruza bavuga ko batayishaka. Mu by'ukuri ni ibintu bitangaje cyane kuvuga ngo abazalendo bapinze imipango ya leta yapanze. Nabyo mu by'ukuri ni ibintu byo kwibazwaho cyane, ariko izo ntumwa mu by'ukuri zahageze. Amakuru avuga yuko izi ntumwa zaje ziyobowe na Ministre w'intebe wungirije ndetse akaba na Ministre w'ubutegetsi yitwa Shaban, aherekejwe n'ubundi na Ministre w'ingabo ndetse na Ministre w'ubutwererane. Mu by'ukuri murumva ko bohereje abayobozi bakomeye cyane, Ministre w'ubutegetsi ndetse na Ministre w'intebe wungirije na Ministre w'ingabo na Ministre w'ubutwererane. Murumva mu by'ukuri iyo delegation irakomeye, ni delegation leta ya Kinshasa yohereje ikomeye cyane, ifite imbaraga ndetse n'ijambo. Mu by'ukuri amakuru avuga yuko bakiriwe na guverineri wa Kivu y'Amajepfo ufite icyicaro mu mujyi wa Uvira, ndetse bakaba boherejeyo n'intumwa za wazalendo n'abafite ijambo. Ni ugutangara kubona ngo inyeshamba zifite intumwa zabo zigenda zibaserukira. Nabyo ni ibintu nyine bitangaje, ariko ni leta Kinshasa baheze rambaraga ntitwabitindaho cyane. Rero izi ntumwa zagaze muri umujyi wa Uvira muri umugoroba zakiriwe na Ministre na guverineri wa Kivu y'Amajepfo ufite icyicaro, urumva cyari muri Bukavu. Kuva Bukavu yafatwa bakimuriye muri Uvira no wasigariye iyi ntara Kivu y'Amajepfo niho isigariye mu mujyi wa Uvira. Rero bakiriwe n'uwo guverineri ndetse n'intumwa za wazalendo bohereje kugira ngo baje kubaserukira bakire ziriya ntumwa zaserutse. Abo nibo bakiriye ziriya ntumwa, bakaba bakiriye nyine mu mujyi wa Uvira muri umugoroba. Mu by'ukuri izi ntumwa zirakomeye cyane. Leta ya Kinshasa murumva ko ifite inyungu nyinshi ishaka muri General Gasita. Impamvu bohereje izi ntumwa zose zikomakomeye mu butegetsi bwa Kinshasa no kugira ngo babe baje guhosha aya makimbirane, n'ubundi bazalendo nibatumva ikizakurikirwa no kurasa kugira ngo Gasita azave muri uyu mujyi, kubera ko bafite inyungu nyinshi bamushakamo muri bene wacu b'abanyamurenga zo zagenda kuranga amakuru ndetse n'ibindi na za maneko ziwe zose, kuko hari utugara twinshi.
niyo mpamvu mu by'ukuri bamushize hariya kugira ngo abe yaza baheza amakuru, abe yabagenda haha amakuru abakura muri bene aba yaheza buno butegetsi bwa Kenya ndetse na leta y'u Burundi. Niyo mpamvu mu by'ukuri bahashize imbaraga nyinshi bohereza izo ntumwa zose kugira ngo baje guhosha aya makimbirane. Mu by'ukuri igikurikiraho abazalendo nibatabyumva bagakomeza bavuga ko batamushaka ari umunyarwanda, kizakurikirwa nuko barasa nta kindi kizaba gisigaye. Ayo niyo makuru ari muri Uvira mu by'ukuri nayo ngayo, nuko izo ntumwa zahurutse kandi ko zakiriwe n'intumwa za bazalendo na guverineri wa Kivu y'Amajepfo nabo bakiriye izo ntumwa. Mu by'ukuri tubazaza kuganira, tuza kumenya ibiganiro zavuyemo, gusa babakiriye uyu munsi nibwo bahurutse muri uyu mugoroba w'uyu munsi. Bazakoranaga ibiganiro babahoshe baturuke hagati babahuze. Abazalendo nibatumva nje ngo uko mbibona mbone ko abazalendo bazaraswa gakurwa muri uwo mujyi kugira ngo gasita zave hariya, kandi ari inyungu nyinshi bamukenera mu kurusha abazalendo, ahubwo bazaraswa abazalendo nibatabyumva nibatacisha bugufi. Nubwo leta isa ibakunze kandi ari yabahaye buriya bushobozi, ariko n'ubundi ntibafiteho inyungu cyane nk'izifite muri General de Brigade Gasita. N'amakuru y'akarere mu by'ukuri uyu munsi kuko mwayibonye ibitero byari byaje, ariko mu by'ukuri byaje gukubitwa, impande zose ziza gusubirayo. Mu by'ukuri ni nko gusambagurika, ariko bahuye n'umuriro, bahuye n'imbaraga. Uyu munsi nubushira muri kode y'ababembe ndaseka bavuga ati imbaraga twahuye nazo ntizisanzwe, duhora dutera ibitero bya buri munsi yose, ariko urebye ingene twapfushije mu ruhande rwa babembe, ingene twatakaje abacu tugapfusha, mu by'ukuri twahuye n'imbaraga tudasanzwe duhura nazo. Imbaraga zariyongereye ndetse n'ubwinshi bwariyongereye. Abanyarwanda bameze nk'uko ibinyegeri buzuye imisozi. Ibyo ni ukuri kw'Imana n'ubwoba, Imana ikomeze kubatiza umurindi w'ubwoba, bakomeje kugira ubwoba. General Makanika yavuze yuko hari igihe kizagera abembe bonyine akazabwira n'abanyintu akabwira ati twitegure ibitero bizatwirwana bije kudutera, cyangwa ibitero by'aventura bije kudutera, ibitero by'amadubu bije kudutera. Nkuko mu minsi yashize, iyi minsi yose mwagendaga mwumva abanyamurenge akavuga ngo mwitegure, mube maso, ibitero by'amahima bije kubatera. Nako ari igihe kizagera imbunde zigacurika, abajenesi cyangwa se aduye akazavuga ati mwitegure, abanyamurenge cyangwa se abanyarwanda kuko ariko batwita, ati baraza kudutera. Ariko mu by'ukuri icyo gihe ni iki ngiki abembe bagezwa bavuze ati twahuye n'imbaga tutarumva kuva twabaho, kuva twatangira zino ntambara twapfushije abantu benshi, tubura abantu benshi. Mu by'ukuri imbaga twahuye nazo ntizisanzwe, zariyongereye. M23 zarenze ari nyinshi, bafite imbaraga nyinshi. Ayo ni amajwi y'ababembe bagiye bagaruka bavuga yuko bakubititse cyane muri izi ntambara bagiye bagwana muri iyi minsi, guhera ku munsi w'ejo n'umunsi wa none. Bavuze yuko imbaraga babahura nazo zitari zisanzwe, yuko imbaraga ziyongereye. Mu by'ukuri Imana y'umurenge ikomeje gukora akazi kayo. Imana dusenga ntabwo izemera tuva muri kiriya gihugu, yarakiduhaye ni icyacu. Icyo dusaba mu by'ukuri ni ukugikorera gusa tukakigwanirira, ariko ni icyacu. Imana yarakiduhaye kandi ntabwo ifite kuzisubiraho, kuko ureba umwanzi ingene tungana, ingene turusha ubwinshi, umwanzi tugwana ingene turusha ubwinshi, ariko bakazavuga ngo nitwe benshi, bakazatubonamo ubwinshi tudafite. Izo zose ni Imana zigenda zibacamo zikabateza ubwoba, zikabereka ko turi benshi kubaruta, kandi ari inzige, ari amoko n'amoko bari kumwe na leta zibiri, leta y'u Burundi na leta ya Kinshasa, ariko bakumva ko turi benshi kubera isasu ry'idubu. Bavuze ati hari abana baba barasa mu ruhande rwatwirwa no kubararasa bafite tutubunde twamudahusha kubara kwita isasu ku mubiri gusa. Mu by'ukuri zose ni Imana z'umurenge zikomeje kutugwanirira, zikomeje kuba mu ruhande rwacu. Turi benshi, ariko kubera Imana babona turi benshi twuzuye imisozi. Aya ni amakuru y'akarere, nuko umwanzi yahunze kandi yakubititse, kandi abembe bakomeje kuvuga yuko barimo guhura n'imbaraga zitari zisanzwe, batari basanzwe bahura nazo. Turizera ko ubutabazi bwahurutse, ko ntako tukibaye, ko tutakivuye muri gakondo, kandi Imana izakomeza itugwanirire. Nubwo leta ya Kinshasa n'abambari babo b'abarundi bahagurutse nta mundango wasigaye, Burundi bose barazamutse umusozi miremire y'umurenge kugira ngo bakomeze ahungabanye umutekano w'abaturage, bakomeze bahahamura abaturage, bica abaturage, ariko ntaco bazageraho tugifite amadubu yahagurutse kugira ngo agwanirire abavyeyi babo. Amadubu yatojwe agihagaze neza ku mirongo rugamba. Ni Pacifique Kamenya nsanzwe ko gazamuka akarere. Murakoze.